Abakomeje gutega amatwi ka Mukama TV Rwanda, ndabashuhuje mbifurije gukomeza gutangira umwaka mushya no kugira intangiriro zawo nziza. Uyu munsi turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023. Nizere ko hangover y'ibirori n'ibindi byose mwakoze ku bunani birimo kurangira kugira ngo dutangire akazi, kuko ubuzima burakomeza. Muri studio za Mukama TV Rwanda tubafitiye umutumirwa rero, mwese mukwiye kugirira amatsiko. Dufite umutumirwa witwa Dina, ariko ibindi araza kubyibwira. Ni umukobwa w'uburanga, ni umukobwa mwiza, kandi ni umukobwa uri mu gutera imbere cyane muri iyi field ya entertainment. Reka rero twakire Dina aze tuganire nawe. Nk'uko mubibona muri studio za Mukama TV Rwanda tubafitiye Dina. Dina, uraho neza? Ni amahoro? Umeze neza? Ndashima. Amakuru yawe ni meza? Amakuru yanjye ni meza. Umwaka rero utangiye neza. Umwaka utangiye neza. N'ingamba nyinshi cyane. Ufashe ingamba nshyashya kuri uyu mwaka. Umwaka ufite ingamba nshyashya. Yego. None se ubundi Dina, ubusanzwe witwa nde? Amazina yawe ubusanzwe abantu benshi bashaka kumenya. Murakoze. Ubusanzwe njye nitwa Uwayishima Dina, niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi. Uwayishaka Dina? Uwayishima Dina. Uwayishima Dina? Yes. Uwashima iki? Uwashima Imana. Wow. Ubwo uyu mwaka tunatangiye. Ni uwashima Imana? Yes. None se ababyeyi baba barakubwiye impamvu bakwise iryo zina Uwayishima? Ntabwo nigeze ndibabaza. Yego. Ariko nawe urumva ko ari ibintu byumvikana. Yego. Ni ugushima Imana. Yego. Menya wenda ari banyise nk'izina wenda bashima Imana kubwo bamvutse ndi muzima. Ariko nanjye bitekereza kandi urumva ko nawe byumvikana. Hari amakuru mfiteho make uze kutubwira niba ari waba uvuka mu bahungu benshi? Yego, nta bahungu benshi mvukamo. Uvuka mu bahungu benshi? Tubwire neza, uvuka mu bahungu bangahe n'abakobwa bangahe? Njye iwacu mvuka mu bahungu 3. Yego. Nanjye ndi umukobwa umwe. Mu bana 4 abahungu 3 n'umukobwa umwe. Ahubwo nayonye niyo mpamvu bakwise Uwayishima. Bari gushima Imana babonye umukobwa. Ngaho rero mbwiza ukuri, wibona uti uri mu bahungu 3 wowe uri wenyine, bagukunda bate? Basaza bawe ubona bakwishimira bate? Iyo ndi mu rugo ndi kumwe nabo birabashimisha. Yeah. Kandi njye mushiyo bafite gusa. Iyo turi kumwe nyine baba bishimye, tuba turi guseka nyine twishimanye, nyine ubona ari ibintu byiza cyane. None se Dina, ubundi mu busanzwe twebwe abapapa, nanjye ndi umupapa, dukunda abana b'abakobwa. Noneho ndimo ndibaza, papa wawe wakwishimira ate noneho kuba uri umwe mu bahungu 3 mu ishusho y'ubushuti bwawe ufitanye na papa? Papa arankunda cyane pe, njye arankunda cyane kuko menya nanjye njya nibaza menya yarambonye nyine anyemeye. Arankunda cyane. Ubwo nta kibazo ntabwo bijya bimuteranya na mama ko mbizi, kuko nkanjye mfite umwana w'umukobwa, ariko uburyo umukobwa nkunda rimwe na rimwe mba mbona mama we bimurakaza. Wowe biba bimeze bite? Birumvikana, hari igihe nyine wenda kakazamo, ariko nyine kuko nawe arankunda mama, ariko nyine ntabwo bose barankunda, ariko cyane uri hejuru ni papa. Uri hejuru ni papa? Ariko bose nyine barankunda, ntabwo nyine yabirakariramo, kubera ko nyine nawe bababona nyine njye nyine yabyaye, nakuntu nyine papa atanyishimira. Buriya utekereza biterwa n'iki kuba ba papa bakunda abakobwa cyane? Mbona wenda sinzi njye, mbona nyine ariko n'abahungu bakunda n'abahungu burya bakunda mama. Ubu nimbyara umuhungu azakunda mama we kurusha jyewe. Niyo mpamvu n'abakobwa baba bakunda ba se cyane, nyine baba bumvikana kurenza mama wabo. None se Dina, ndabibona ko uri mu kigero cy'urubyiruko, uri umukobwa, uri mu gihe cy'ubwangavu, ariko hari ikibazo cyugarije urubyiruko
rwo mu Rwanda cyane cyane, ikibazo cyo kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Dina, hari inzoga waba unywa? oya Nta nzoga unywa? ntabwo nta nzoga ntabwo nzikunda, nabyutse nyine mu rugo abakirisitu, nanjye nyine nkura numva nasenga ntakunda ibintu byo kujya mu biyobyabwenge. Uri umukirisitu? Usengera muri edini? nsengera mu Adventiste. Uri umwadivantiste w'umunsi wa karindwi? Ni byiza rwose, ukomereremo. None se ariko ujya ubibona urubyiruko rugenzi rwawe banywa inzoga, mwigana mwiganye ubona mu ikaritsiye, urabibona? Urubyiruko rwinshi ruba rwumva kunywa inzoga aricyo kintu cyatuma bamamara, bishora mu biyobyabwenge kurenza uko nyine bakunda gusenga. baba yumva ibiyobyabwenge nyine aribyo bintu bizatuma bumvikana. Nyine urubyiruko rwinshi nyine niko rubyumva, ariko ndakeka babyumva nabi. None se nta muntu waba uzi, utatubwira amazina ye, ariko watubwira uti nzi ingaruka mbi yagize kubera kunywa inzoga? Nari mfite nk'umushuti wanjye twiganaga, yakundaga umukobwa umuhungu? yari umuhungu. Yarapfuye se? oya Ntabwo yari umuhungu, ahubwo ni umuhungu. ni umuhungu nyine yakundaga ibiyobyabwenge cyane, twahiganaga. Njye nkamugira inama, nkamubwira ati ntabwo ibi bintu ari sawa, akambwira ati hoya ni bimwe byawe, ukunda we kujya gusenga, musenga ibiki, ubundi Imana musenga ibaho, ko navutse bavuga ngo Imana mwari mwayibona. Nkamugira inama kenshi, nkamubwira ati ntukajye mu biyobyabwenge, ariko akanga kubyumva. Rero kuko twiganaga mu wa gatatu segonderi, byamuje kumuviramo kudakomeza kurangiza amashuri. Ibigo byose yajyagaho nyine baramwirukanaga kubera kuba yanywa ibiyobyabwenge. Yazaga muri classe yasinze, nyine umwarimu yavuga akazamukira hejuru, nawe urabizi inzoga ziyobya ubwenge koko. Umwarimu yavuga akazamukira hejuru, akarokarasa mu makarasi mu bigo byinshi, bikarangira bamwirukanye. Ubu ngubu byamuviriyemo kuva mu ishuri kubera ibiyobyabwenge, ariko nawe arabyicuza ariko yagiye gucuza ikintu cyararangiye. Nshuti zikurikiye Kama TV Rwanda, cyane cyane urubyiruko ruri mu myaka mike nk'iya Dina, murumva ko azi ibibi byo kunywa inzoga. Turabasaba rwose mureke kunywa inzoga. Dina arabasaba mureke kunywa inzoga, atanze urugero rw'ingaruka mbi z'inzoga. None se Dina, hari noneho nanone imyambarire idasanzwe iba mu rubyiruko, ugasanga umuntu yambaye imyenda igaragaza ibice bitari bikwiye kuba bibonwa. Ubibona ute? Biterwa n'iki? Ubona ingaruka zabyo ari izihe? Ikintu mbona mu myambarire rero, buriya hari abantu nyine bakunda kwambara ubuntu bw'ubusa, ariko hari igihe umuntu yambara nk'ikintu ukabona wenda kimwambitse ubusa, ariko wagikunze utakimubwira ngo akireke. Hari benshi, ni benshi, twese twambara ubusa, abakobwa benshi nyine twese twiyambika ubusa, ariko ntabwo aba ari byiza. Mubona ababyeyi bitabababaza se? Birababaza, ariko nyine ukavuga uti umubyeyi ntashaka ababare, ariko reka mpige sitiri. Hari igihe wenda ujya nk'ahantu ukabona ikintu nyine nk'ikintu ugiyemo kiragusaba kuba wambaye ukagenda wambaye nyine bijyanye n'aho ugiye. Tubishyigikire, nuko hazajya habe. Ntitubishyigikire. Hari ukuntu umuntu yambara ikintu nawe akarengera. None se Dina, hari ibintu mu rubyiruko nanone bagira imvugo ngo nta myaka ijana. Ese mu by'ukuri twiyahure ngo nta myaka ijana? Iyo mvugo urabona ikwiriye? Ibyo ngibyo nibyo bigiye kwica urubyiruko rero. Gute rero? Urubyiruko rwishora mu bintu bibi, nta myaka ijana, n'ubundi nzaba. Ariko nyamara ntabwo nyine aba ari byo, ntabwo aba ari byo pe. Twishora mu bintu byinshi bibi tuvuga ngo nta myaka ijana, ariko hari igihe bitugiraho ingaruka nyine, ugasanga ya myaka ijana wavugaga n'ubundi uranayirengeje. Usanga ari ikibazo gikomeye. None se Dina, hanze aha nanone hari ikibazo gikomereye urubyiruko kandi giterwa n'abapapa bakuru n'abamama bakuru, cyitwa sugar daddy, sugar mama. Ibyo bintu by'ibyuma, kuki urubyiruko mukunda abagabo bakuze? Urubyiruko ko nyine hari igihe
nk'urubyiruko hari n'ukuntu iwanyu baba batakwitaho, yego hari igihe nyine uhura n'umuntu akagushuka akakubwira nzaguha iki, kuko n'ubundi uba mu rugo wasanga batakwitaho, ukavuga ati kuko mbonye ibya hafi reka nishore kuri iki. bikaba ari byiza se? Ntabwo ari byiza, ingaruka zabyo urazizi? ni ingaruka mbi, ariko nyine uzibona nyuma. uzibona nyuma? uzibona nyuma, none se kubera ko uba ushaka byarari bya cya kintu. byakumarira iki umushuga dadi aguhaye amafaranga akakugurira imyenda myiza ukambara neza amezi 2 3 mu kwezi kwa 4 ukarwara sida? byakumarira? Yego, nta kintu biba bimaze pe. Nyine nawe wicuza nyuma, kubera ko mbere uba wishuye muri cya kintu ubona ko ukeneye ikindi, ukabyara izindi ngaruka, nawe nyine wicuza nyuma. Inama wagira urubyiruko rukurikiye kino kiganiro, cyane cyane abo muziranye, abo muturanye, abo musengana, abo mwigana, inama bagira ni iyi? Yego, murakoze. Inama nagira urubyiruko rwita ngo nta myaka 100 rukishora mu bintu bibi, rukajya nyine mu bintu by'urukozasoni, nyuma ariko bikazabagiraho ingaruka, kandi pe iyo ikintu kikugizeho ingaruka uracyicuza, ariko ari igihe ucyicuza nyine ubona nta kindi wakora. Inama nagira nk'urubyiruko, nyine mujye none sinzi nk'uko nabivuga, ariko nyine bige kunyurwa n'ibyo ababyeyi babahaye. Urubyiruko nyine mwese, cyane cyane abakobwa, twige nyine kunyurwa n'ibyo dufite, ntitwishore mu ngeso mbi ngo nuko nyine iki ngiki, ukenera icyo ngicyo ukakibona, ariko nyuma bikakugira izindi ngaruka zikomeye cyane. None se Dina, papa Dina na mama Dina baraza gukurikira kino kiganiro twagirayo kuri izo ngeso uvuze z'ubusinzi, z'ubusambanyi, zo kwambara mu buryo bw'urukozasoni. Gira icyo babwira, ubizeze ko batazigera babikubonaho nk'umukobwa wabo kandi umwe. None n'ababyeyi banjye barabizi, ntabwo nabatenguha ngo basebye ibintu byo kunywa ibiyobyabwenge, oya ntabwo mbikunda, nabo barabizi ko ndi umukristo. Ibintu byo kwambara ibintu bikunyura isoni byo ntabwo njya mbikora. Urabihamya neza? Yego, ndabihamya neza, nabo barabizi. Bwira papa Dina uti nzakwambika ingofero mu bukwe, ubwire mama Dina ngo nzaguha agaseke k'ababyeyi mu bukwe. Bibabwire kuri iyi video. Papa Dina nzakwambika ingofero y'ababyeyi pe. Mama Dina nawe nzaguha agaseke k'ababyeyi mu bukwe. Yego, ubazanire umugabo w'umukirisitu. Bakoze bakamukama TV Rwanda, ikiganiro cyiza twagiranye n'umwana muto Dina. Mwumvise ingamba afite nziza zo kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda inzoga, kwirinda abashuga dadi n'abandi bashukanyi, kandi akaba yijeje ababyeyi be papa Dina na mama Dina ko azaba umukobwa mwiza uzabahesha icyubahiro, ngo azakwambika ingofero. Nanjye nzazana kado nyihereze papa Dina na mama Dina. Mama Dina mushiti wanjye ngo bazaguha agaseke k'ababyeyi. Rero urakoze cyane, kadusabe abakurikiraga Kamukama TV Rwanda bakore subscribe kugira ngo bazakomeze bajye bakurikira ibiganiro byacu, kandi ikindi nusanga kino kiganiro kikunejeje ugisangize inshuti zawe, ukore sharing, uduhe comments ku bibazo wabaza Dina cyangwa wambaza cyangwa ibindi twaganiraho, hanyuma mukore like kuri Kamukama TV Rwanda. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugira umwaka mushya muhire. Mwari kumwe na Kamukama ndetse na Dina muri studio za Kamukama TV Rwanda. Murabeho. Bye.